ikanje Gutese uvuga ko atari umugore. ikanje Tuvuga ko atari umugore. ikigabo ikigabo cy'ikiko Ndikiri kureba muri telefone. moto nanjye kureba kuri YouTube. Ariko nta phone ntugiyishyira hasi kabisa. Nose shakira urumuri baryanyisha. Niba twari turimo turya uri munaniro muri telefone. Ndabikunda cyane nkunda YouTube. Ukundamo udukiza. Tuba tuganira twabona wagezweho kazungu ndi kureba amakuru ya kazungu. Kazungu wese uriya wicawe. Ase wanyuma niba no kuzindi mbuga zivuga n'ijambo ry'Imana bose. Ariko harongiramo na bibiri hagiye mbani no kwisomera bibiri. Yaye ibyo watetse byari biryoshye kabisa. Asanga atari umukozi wabitetse. Uyu munsi muvaga nshaka kugutegurira. Cyane nanjye mbere mfite courage na peti nyinshi ndetse ko ngo peti ari murumuna w'ubusambo ariko ntabwo wabaye byari biryoshye byari sawa kabisa. none se sheri Karama nyiri byondeje yaje kwishyuza amafaranga y'inzu twese ukuntu rero bigenze. ariko ibyo ngibyo biroroshye. Yesu arahari agomba kumbishyura. Ibyo ntabwo ari igitangaza kandi igihe no mu kazi nshobora kuza nyazanye nta kibazo rwose. kuri Imana iza kugufashira ko ndambiwe urusaku ko nta n'iminsi ibiri birenze ariko telefone iba yamenye umutwe. Rero biriya uzajya ubyumva uzajya usenga Imana kuko mu gihe tutari twabona inzu yacu hari ibintu ugomba kujya wihanganira mu buzima. Kuki umukobwa aba ataje kwandurura ko ubu njye mpaguruka nandurure gahari. Chance Karame mama. Ari mu turimo. ngwino hano. Iyihe mirimo se? Turarikora umukobwa. Umukobwa wacu amaze gukora se. Ubu nasigaye yumva nabi. Chance ako shatse nuko nagutoje koko konzi ko nagutoje ikinyabupfura. Ntagomba kwibwiza kuza kwandura n'ibindi bintu byose mubwira ko Ariko mama n'indi hariya mu cyumba. ubu tuzajya tumara kurya ibyo bintu bigume hano paka nguhamagaye uze wandurure. Hari ibyo nari ndi gutunganya hariya mu cyumba. Ibiki? Ese mama urumva nta buri cyo nkora hariya mu cyumba. Nari ndi kwita ku makaye yanjye. Ntabigira wese. Ariko papa nari nibagiwe. Nibiki se chance mukobwa. None se yakaduwanyemereye papa. Yaka. Uyu munsi ndahizanye kuzanye. Ndahizanye umunsi. Nta kibazo. Ndahizanye ariko ahantu ugurira imyenda n'abantu ujyana nabo ujye ugerageza ugura imyenda rwose. Igaragaza ko uri umwana wo kwa pastor. Sibyo se? Papa Reka yarananiye. Najya yemera ko tujyana. Ntabwo arakunanira ntabwo. None se imyenda niyo igaragaza ko umuntu ari uwo kwa pasiteri. Ndaza kuyikuzanira kandi n'ibindi bintu byose uzajya wifuza uzajya umbwira mbikugure kuko ndi papa wawe. Nta kibazo papa. Sawa sawa. Sawa. Umukobwa wacu yakuze. Yakuze nuko akora yumva nabi. Oya ntabwo yumva nawe uzagerageza umube hafi umuganirize kuko aba akeneye kumuba hafi. Numuterera nazangirika gerageza umube hafi. Ariko mana yanjye siko n'amasaha yamaze kumfata we. Wanjishije kabisa. Ahubwo munzanire za nkweto zanjye ndebe ukuntu najya mu kazi. Ariko ntabwo amasaha arakora cyane. Manumva utagenda. Yes, urabona hamaze kuba hafi saa 2 n'igice. Gerageza umeze iramutse njye mu kazi. Mana yanjye. Njye mu kazi kabisa dore amasaha arimo aragenda ashaka kumfata na kimwe. Rwose. Ugomba gukora akazi kuba iyo umuntu adafite akazi no kubaho uko biba bigora. Wabigira ute? Ugomba gukora kabisa. Ntabwo se nabashije kugendera niba ndi butega akamoto ndumva kabisa inda imeze ukuntu. Wafashe akamoto se? Ndafata akamoto kabisa. Ndafata akamoto numva n'inda kubera ibiryo nariye ndumva nazi ukuntu. Hariye byinshi cyane. Ambara vuba vuba. Ndabona saa 2 n'igice zigeze. Ndafata akamoto nihute. Telefone yawe utayibagirwa.
ntago nayibagirwa kandi ndi buyikorera akazi. Nubwo maze gusaza n'amazinda yacu aba ari menshi, ariko buriya nicyo gituma Imana iba yarakumpaye kugira ngo uzajye unyibutsa utuntu tumwe na tumwe, uzajya unankenyeza nyine iyo umuntu amaze gukura niko bimeze. Gusa urashaje cyane no? Cyane ngiye yumvamo namaze gukura kabisa, ndabyiyumvamo buriya gusaza. Tumaze kugira umukobwa w'inkumi turabyiruye, Twagiye maze gukura kabisa, maze gukura rwose. Aho umukobwa wacu se yagiye ngo sawa rero, amahanga rero, reba izuba ryacanye hasi ko ryazindutse cyane izuba. Ese ino myenda niwe wifuza? nabimeshe akazi nabyukiye. Avunitse kabisa ariko nta kundi nyine. Yesu azajya aguhumurisha. Wa mukobwa se wacu yagiye asubiye mu buriri se cyangwa se Akandi kukumva bayi. bayi mukobwa wanjye. Wajya usohokayo ukamusezera umurezi. Nakuzanira za kado nakwemereye nta kibazo. Urangeza ahangaha se cyangwa urandetse? Seri bayi kagira utwo nunganya. Hasi ndenze irembo. Oya rwose ndumva nananiwe. Unaniwe? Nabyukiye mu kazi. Hasi ntacyo ndagenda kureba. Akazi kenshi. Urakoze cyane. Namwe kandi musigarane na Yesu. Awa. Basi ngwino kingi, ngwino wege kiyo matatu. Kigabura. Warakennye. Kahambira. Ariko mara erega burya ikintu cya mbere si amafaranga. Ikintu cya mbere ni umutima. Wowe ngwino undebe mu rugo wawe. Mu minota ingahe se? Nka 30. Oya nawe uhari yagiye mu kazi kandi ntabwo ari buzeho. Nta kibazo ndagutegereje. Ariko nze hano yanjye nanibagiwe kuko agakobwa gahari. Chance! Karame mama. Ngwino hano. So wowe uharyamye. Mwizambitseho gatoya nyine. Wari wasinziriye? Ntasinzire. Wanshakiraga iki? Nshaka kujya kunshakira isombe ku isoko. Ngiye gukora mu maso. Ubwagira ibigende. Wajya ugabanya ubunebwe bw'amakuru. Kandi ukuntu uba wisekura. Nyuma numva nanabirambiwe. Ibintu by'akazi kawe uyu munsi naruhuka nta gusohoka. Sawa ni iyi viziyo tugezemo imeze ku buryo nyicaza mu rugo guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru. Njye ntabwo nabibona. Cyahambutse kubera iki?
oya uri nyir'urugo ababyeyi bawe barahari barahari nyine niba nshaka rero ushaka uwuhe se muri bose ndashaka mama wawe n'ubundi niwe wari wasigaye ku rugo papa yari yaje okay wari umeze neza ariko sheri nari gukumbuye nikumbuye cyane amakuru kira ashiri wabaye munini cyane ushaka kumva yo mukumva reka gese ariko nanjye nari gukumbuye ndagushaka kubyumva ngiye cyane ngira amakuru amakuru ki cyane neza Alo Janja nshuti yanjye amakuru y'iminsi se meze neza cyane ngiye mu kazi ngeze mu kazi nsanga hari akabazo kabonetse mu kazi bituma ariko sheri ubwo mpurira rwo ku muryango bega ushaka umukobwa wanyu nimba ari ivubi nimba ari inshinge mbuye nayo ntago mbizi imbere icyo mbuye na cy'ikivi niko nta mukobwa wawe nijyanye sheri niba amahane ntarayakurikize sheri ariko nabaye iboto bya hatari noneho ndabishobora cyane kurya icyuma noneho ndabishobora cyane ahubwo we kubera amagambo menshi ufite nta n'ibyo uri bushobore aya ndabishobora sheri ndabishobora ubwongera umpobere sheri umva nkubwire rero ongera nkubwire oya bose yagiye mu kazi kandi araza iminsi yari ibaye myinshi iminsi yari iciyemo ari myinshi ariko njya nshimira Imana igenda iturinda muri byose igakurindira mu muhanda turagerayo tukanasenga Imana nyine mu gihe inabarindira mu kazi natwe turinde Yeba mushire none tugiye kumenya kunyambika iki mbaraga mu nica noneho aranyica we foto foto
ikintu yabaga yitonze ari umukobwa ucisha make kuva na kera tutaraza ku ishuri ni byiza cyane rwose. nibyo na sha nishimye twagiye muri byinshi ariko nanone twibagirwa gushima Imana bitewe n'uko erega buri umuntu aba yazi ariko nanone byatewe ndumva twamaze kugerageza ariko wese gakeya tutarasenga muroko nakomeje kwitegereza reba be Hello, nitwa Chance nkaba nakinnye ndi umwana wo kwa Pasiteri. hello our friends nakinnye n'umwana wa pasiteri welcome to Sweden. Hello, nitwa Meya muri filime kaba nakinnye njya guca mu rugo k'inyuma. nitwa Janja nkaba ndakeneye ndi inshuti ya Pasiteri. muraho neza, nitwa Rupaca akaba ari njye wari diregiteri w'iyi filime. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, nitwa Murokoke ubona kimwe ndi pasiteri. Turabashimiye bene data mukunda kudukurikirana ku ma YouTube channel umurongo dukunda gukoreraho ariho Rupaca Comedy. Ibi mwabonye hano twakinye ntabwo ari ibyanyabyo, ni filime nyine, kandi turabashishikariza kuzajya mukora subscribe, share na like. Yesu abo umugisha. Kore subscribe. Wow. Turabakunda cyane. Love you.